ngo niyicarane n'abakubanyi. Wari wasangaga kundi nk'ahantu bicaye banegurana, ukumva wenda baravuze ati kanaka bimeze gutya na gutya, aha naha kabaye. Mbese umuntu wese utagendera muri ako gakundi k'abanyabyaha ngo arahirwa niko ijambo ry'Imana rivuze. Kera nanjye nicaraga mu gakundi k'abakobanyi, abaneguranyi, nkirirwa mvuga abantu ngo kwa kanaka bimeze gutya, ngo kanaka yambwiye yaravuze ororororo, mbese mpurura. Ngo hahirwa umuntu, hashimwe Yesu kuko yankijije, mbabare na kibijyamo ibyo, nabaye umwana w'Imana. Ngo hahirwa umuntu uticarana mu muntu uhura n'abicenya akababwira ati kwicana ni bibi. Haleluya, Imana ishimwe. Ngo cyera imbuto mu gihe cyacyo. Umwana w'Imana uvuga Imana ko bwije nuko bukeye, ku manywa na nijoro. Umwana w'Imana uhora mu buntu bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Yego. Ngababi ntibamera batyo. Haleluya. Ngababi ntago bamera batyo. Ababi bahora bahangayitse, ababi barababaye, kwicana byarabamaze, ishyari ryarabamaze, nta mahoro yo mu mutima bafite, baragurumana, bararushye. Hari kurasi nkunda igivuga ngo barabira ibyuya kwa Satani, barabira ibyuya kubera ubusinzi, barabira ibyuya kubera ubusambanyi, kwa Satani barabira ibyuya. Ngo ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana. Ufite aho wadukuye Mwami, hari akomeye, nongenda byibutse. Uriya Mwami urakomeye, ushimwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ngababi ngo ntibamera batyo, ngo ahubwo bahwana. Ngo n'umurama ngo utumurwa ngo n'umuyaga. Kristo ushimwe. Abantu bakora ibyaha, abanyabyaha, abanze kwihana, baburirwa buri munsi mukanga kumva. Ijambo ry'Imana riravuze ngo mumeze nk'umurama ngo utumurwa n'umuyaga. Haleluya. Amen. Kristo nagushimye, nongenda senze. Mpagaze mu budahangarwa bwawe Jehova, mu mbabazi zawe, mu rukundo rwawe, mu kugira neza kwawe. Ongera Mwami ugabanya abarimbuka, wongera abakizwa Yesu. Ongera usanga ababyeyi ku mihanda bararushye, ongera usanga urubyiruko Mwami mu mabari mu byaha bararushye hirya no hino. Ongera nyaguhora ku ngoma Imana, ongera umanura imbabazi zawe, wongera umanure kugira neza kwawe Mwami. Vana abana bawe bareka gutumurwa n'umuyaga, bareka kumera nk'umurama Yesu we, ahubwo bamere nk'igiti ngo giteye ku mugezi, ngo gishashagirana gitohagiye, ngo cyera imbuto mu gihe cyacyo. Izina ryawe rihabwa icyubahiro Jehova, ijambo ryawe rijye mu mitima, rijye mu matwi y'abakumvira. Mwami Imana yacu, rigendagenda ku mitima. Yes, ngo ikaze na karibu kuri Dolphins TV. Amahoro y'Imana nabane nawe. Reka nizere ko umeze neza waba uherereye hose, haba mu Rwanda cyangwa hanze y'igihugu. Reka nizere ko umeze neza. Ngiye wumve ni Fiacre nk'ibisanzwe. Kuri uyu munsi nagarukanye amavuta, nagarukanye ubushobozi mpabwa n'Imana. Imbere yanjye rero nongeye nicaranye na Delphine Mukunda. Mutesi, amakuru yawe? Ni meza, ndashima Yesu. Umeze neza? Yego. Reka nizere ko umeze neza ariko cyane. Kuri guseka cyane uyu munsi. Ndashima Imana. Mama mani guseka nuko mbanezerewe. Cyazo uyu munsi wageze gahunda nyinshi. Yego. Imana imbabarire ko nakorakariye. Yo, mbabarira nagutindije, nakerewe. Oya nta kundi.
none se urambabariye oya imana ibyumve rwose ntabwo mba nshaka kwiteranya n'abantu ngo ndi kujya mu mabifu nabo ntabwo biba ari byiza rwose. Imana iguha umugisha n'imbuto ku mutima nibyo byiza. Yes. Bute uyu munsi ndashaka kugira ngo twibande ku ijambo ry'Imana, ariko mbere na mbere yuko nkwakira mu ijambo ry'Imana tunaganira ku bintu byinshi, ndagira umanza usuhuza abantu unabasengere muri make. Yego. Ndabashuhuje cyane abakunzi ba Delphinizi Mutesi, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imana ibaha umugisha, ndabakunda murankunda. Mbashimiye cyane subscribe mukora, like, comment no gukurikirana ijambo ry'Imana tukagendana. Imana ibaha umugisha, ndabakunda. Uyu munsi tujye kumva ijambo ry'Imana, ariko tutaratangira kumva ijambo ry'Imana, tutaratangira ikiganiro, twiragize Imana yo mu ijuru ishobora byose ituyobore. Burya ijambo ry'Imana ravuga ngo umwuka wera n'umucyo, n'abayoborwa nawo baraboneye. Yego. Kubanza rero kwiragiza umwuka wera, Imana ikatuyobora, ntituba abacu ngo twigenge cyangwa ngo twiyobore. Twicangaha tutasenze Imana, umwuka wera atatuyoboye, twavuga ibyacu kandi ibyacu ntacyo byabamarira. Kandi turi bikoresho by'Imana ngo idukoreshe, tubibere mikoro yivugire. Uwiteka Imana agendane natwe, reka dusenga Imana. Mana nziza, Imana yo kwizerwa, Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimye nyaguhora ku ngoma. Imana nguhaye icyubahiro, ndaguhimbaje, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Jehova waturinze kugeza kuri iyi saha duhumeka umwuka w'abazima, izina ryawe rishyirwe hejuru. Mwami wongeye gutuma duteranira imbere yawe iyi saha, uri mwiza Yesu, wakoze. Turi bazima, abana banjye ni bazima Jehova, imiryango yacu ni mizima, Fiacre ni muzima. Uwiteka kameramani turi kumwe nawe wundi ni muzima. Jehova mwiza, turagushimye kuko uri uwera, habwa icyubahiro. Nyakuhora ku ngoma. Imana twicahanga imbere yawe, tugiye kukuvugira, tugiye kuvuga ubudahangarwa bwawe, gukomera kwawe mwami w'abami, ineza utugirira, ubuntu bwawe data mwiza, ukuntu uhora ubana natwe, ukuntu tukubona, twarakubonye turacyakubona. Tugiye kubwira abantu ubumana bwawe nyaguhora ku ngoma. Umanuka wivugire, tukubere mikoro wivugire, tukubere ibikoresho wikorere, utuyobere nyaguhora ku ngoma. Twe ntacyo turi cyo, ntabyo dufite byo kubwira abantu, amagambo meza yawe tuyahabwa nawe mwami w'abami, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Gabanya abarimbuka wongera abakizwa Jehova, abarumva ijambo ryawe mwami ribabera imizi ishinze mu mutima, kandi bagenze nko gushaka kwawe mwami. Urakoze kuko wera rero, ngaho yobora kandi utegeke, ni mu izina rya mbisabye nizeye Kristo, none niteka ryose. Amen. Yego. Mute turakwakiriye cyane kandi urakoze. Yego. Uyu munsi ndagira ngo rero tujyane neza, dusobanurira abantu. Hari abantu bagiye banyandikira benshi bambaza ati se ko muzo muvuga ubuhamya, muzo muvuga ijambo ry'Imana, nibura muryinjiramo byimbitse. Reka uyu munsi niyo mpamvu nateguye ikiganiro kugira ngo nibura abantu nabo tubasogongeze ko n'ijambo ry'Imana burya turisoma. Yego. Ntabwo tuvuga Imana ku byo twabonye, rimwe na rimwe tunyuza no mu byanditswe. Yego. Tukabihuza n'ubuzima ducamo kugira ngo turusheho gusobanukirwa, ndetse turusheho no kuba twasobanura ibintu. Hano kuri social media hari igihe abantu bavuga ngo tuba twaje gucuruza, tuba twaje kugira gute, ariko ni uburyo bwiza bwo gusakaza ijambo ry'Imana kugira ngo nutabona na wa mwanya wo kujya mu rusengero kuryumva, afite izo mega muri smartphone, afungure kuri Dolphins TV, arusheho gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Uyu munsi nazanye topic ivuga ku budahangarwa bw'Imana. Ese ubudahangarwa bw'Imana, iyo umuntu avuze ubudahangarwa bw'Imana wumva iki? Iyo umuntu avuze ubudahangarwa bw'Imana, nge numva gukomera kw'Imana. Numva mbese ubushobozi bw'Imana, ko Imana ishobora byose. Yego. Mbese numva ko Imana yihagije. Nibyo gusa. Numva ko Imana yihagije, numva ko nyine ibintu Imana ikora
nta wundi muntu wabikora. Tuzi kuko dukunda kuvuga ngo Imana irahari, ijuru rirahari, ni kuzima harahari. Yego. Kandi tuzi ko n'imbaraga z'umwijima nazo zirakomeye, zijya ziduhangayikisha, Yego. ariko ziri hasi yo gukomera kw'Imana. Ni ukuvuga ngo ibintu Imana ikora nta mupfumu wabikora, nta mukonikoni wabikora, mbese ni Imana yihagije, ni Imana idafite indi mana imbere yayo, ni Imana idafite indi mana inyuma yayo, ni Imana idafite imana hirya yayo cyangwa hino yayo, ni imwe rukumbi nyine irihagije, irishoboye, ishobora byose nyine. Yego. Ese wenda turamutse tutagiye kure cyane, tuvuga ubudahangarwa bw'Imana, ese ikintu gifite ubudahangarwa cyo kiba kimeze gute, cyangwa mu magambo make ni bwoko ki? Uvuze ikintu gifite ubudahangarwa cyangwa se ijambo ubudahangarwa mu magambo make bisobanuye iki? Bisobanuye Imana ishobora byose pe. Nyine ubudahangarwa, twavuze ubudahangarwa bw'Imana. Rero urambajije ngo ikintu gifite ubudahangarwa ngo bisobanuye iki? Bisobanuye nyine Imana ikomeye, kuko nta kindi kintu, navuze ngo nta kindi kintu wayigereranya nayo. Urumva? Nta kindi kintu rero navuga ngo nkuko mbaje ngo ikintu gifite ubudahangarwa gisobanuye iki? Nta kindi, ni Imana ishobora byose, nta kintu nayigereranya nacyo. Ni Imana yihagije, ni Imana ishoboye, kandi ni Imana idahangarwa, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Okay, mute reka tugende no ku bindi. Nakandi kabazo, ubundi ni ryari mu buzima bwawe ushobora nyine kumva ko ufite ubudahangarwa muri wowe? Igihe mbanye n'Imana neza amahoro, igihe numva nyine mpamanya n'Imana, igihe numva umutima wanjye werekeye ku Mana utancira urubanza, mba numva nanjye nkomeye, mfite ubudahangarwa, kuko ndi kumwe n'Imana ishobora byose kandi idahangarwa, ikomeye. Yego. Yego, nicyo gihe. Ese ni ryari ugira ubwoba? Igihe ngira ubwoba, igihe ngira ubwoba ni igihe nkoze ibinyuranyije no gushaka kw'Imana. Ubwoba buranyica n'umutima wanjye, nkumva umutima wanjye uratinya. Yego. Nkumva mpinze n'umushyitsi hubo. Iyo maze rero kwigarura n'Imana nanone, bwa bwoba buhita bugenda, nkumva ndongenda tuje. Ese nk'umuntu usomye byanditswe cyane, iri jambo uko byumva n'umuntu wasomye Bibiliya cyane, kuko turaziranye usoma Bibiliya cyane, usoma ibyanditswe, hari ijambo rigufasha cyane rituma wumva ko ubudahangarwa bw'Imana kuri wowe bufite agaciro kuruta ikindi cyose? Yego. Ijambo go ahead rwose. Nasomye Kamashake, nubwo bunungoye ariko ntago nahabura, kuko njyewe nta jambo wambaza, nkunda gusoma Bibiliya cyane, kandi Imana ishimwe kuko nanjye nicyo kintu mba nakoze, nkavuga ngo aba bantu bavuga ngo ntago tujya mu byanditswe, reka nanjye ngire gutya ngo utungure babone ko Imana iguha umugisha. Reka dusome Kuva dutangirire ku murongo waho wa 12. Yego. Kuva ibice 8 ku murongo waho wa 12 ariho dutangirira. Yego. Uransomera se? Isomere. Haravuga ngo, yego, Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, manika inkoni yawe, ukubite umukungugu, uhinduke inda mu gihugu cya Egiputa cyose. Ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni ngo manika inkoni yawe, ukubite umukungugu, uhinduke inda mu gihugu cya Egiputa cyose. Ubwo n'ubudahangarwa bw'Imana. Tugende ku murongo wa 13. Haravuga ngo, abigenza atyo Aroni amanika ukuboko kwe, amanika ukuboko kwe gufite inkoni, akubita umukungugu, inda ziba ku bantu no ku matungo,
umukungugu wose wo mu gihugu cya Egiputa cyose uhinduka inda. Yego. Ubwo n'ubudahangarwa bw'Imana. Nimba Aroni ko yarumviye Uwiteka yabwiye Mose ngo bwira Aroni ngo manika inkoni ukubita umukungugu. Umukungugu ni ivumbi ryo hasi. Ngo uhinduke inda. Inda umukungugu wo mu gihugu cya Egiputa wose uhinduka inda. Yego. Koko Aroni yumvira Mose ibyo avuze Uwiteka avuze. Amanika ngo ukuboko kwe gufite inkoni akubita umukungugu wose wo muri Egiputa uhinduka inda. Uko so gukomera kw'Imana. Yego. Reka tujye kuri 14. Abakonikoni bagerageza gukora batyo. Barogeshereza uburozi bwabo kugira ngo batere inda ntibabibasha. Inda ziba ku bantu no ku matungo. Ng'abakonikoni nijyane nakubwiye ngo gukomera kw'Imana, ubudahangarwa bw'Imana nta muntu wabukiniramo. Imana irakomeye fiyake. Imana irakomeye, iravuga bikabategeka bigakomera. Imana iraza umurozi yakuroze yavuze ngo upfe, agahagarara agategereza kupfa, ukamubanaho Imana ikavuga ngo baho, kuko yakinishije ibidakinishwa. Yego. Nta muntu ujya ukinisha ubudahangarwa bw'Imana. Imana ntihangarwa. Imana irishoboye. Imana ishobora byose. Ubwo si ubudahangarwa bw'Imana. Reka tujye kuri 15. Ngabo bakonikoni babwira Farawo bati ibi bitewe n'urutoki rw'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Ng'abakonikoni babwiye Farawo ngo bati ngibi bikozwe n'urutoki rw'Imana. Amen. Nukuvuga ngo Imana irihagije, urutoki rw'Imana nyine nago ruhangarwa. Imana ni Imana. Imana ntigira indi Imana imbere yayo. Ndabisubiramo. Imana yacu itandukanye na Bayali. Ni Imana ikomeye. Ni Imana yaremye isi n'ijuru. Ni Imana yahanitse ikirere. Ni Imana yadendejeje inyanja. Ijambo ry'Imana mu tangiriro ryarambwiye ngo yaremye isi n'ijuru ngo ngo byari biriho ubusa. Yego. Ijambo ryayo rimwe iravuga ibintu byose bibaho tubaho. Amen. ariko ahantu urahumvishe. Ng'abakonikoni babwira Farawo ngo ibi bitewe n'urutoki rw'Imana. Imana ishimwe. Umutima wa Farawo uranangira ntiyumvira Mose na Aroni uko Uwiteka yari yavuze. Umuntu wese wanga kumvira Imana amenye ngo ari mu burakari bw'Imana. Nuko Imana igira imbabazi. Naho ubundi ubudahangarwa bw'Imana bwo fiyake. Imana nta muntu ujya uyihangara. Benshi bibaza impamvu ubusanga reka noneho tubivane ku Mana tubishyire noneho no ku bantu nyirizina. Yego. Ugasanga hari abantu bamwe bafite ubudahangarwa. Yego. Bari umuntu ukaba watashora umuntu kabisa afite ubudahangarwa. Urugero cyane ku basirikari cyangwa se ku bakuru b'ibihugu. Nta wundi muntu uba wamuhangara mu gihe akiri kuri iriya ntebe. Sibyo? Ahubwo se kubera iki abantu bamwe mu bantu bamwe baba bafite ubudahangarwa abandi ntibabugire? No kuvuga ngo nuko nyine nsoma Bibiliya ariko akenshi mba ntibuka ahantu nagiye nsoma ibintu. Ijambo ry'Imana ravuga ngo iby'Imana ubundi tubigira iby'Imana na Kayizari. Ni Kayizari? Bya Kayizari tukabiha Kayizari. Yego. Kandi ikindi mwisi harandi naho nasomye ubuyobozi tubuhabwa n'Imana. Ni byiza kubaha umuntu. Ariko muri uko kubaha umuntu ntago twafata icyubahiro cy'Imana ngo tugihe umuntu, kuko wa muntu nawe wubashye nk'uko bivuze ngo abasirikare abakomeye abaperezida bacu nabo iyo bageze imbere y'Imana baha Imana icyubahiro. Yego. Icyubahiro rero cyo mwisi ngewe ntago nagifata ngo nyigereranye n'icy'Imana cyangwa ngo mbikomprene nyine ngo nshaka kubigereranya. Oya. Imana yo ni Imana nyine, ni umutegetsi w'abategetsi, ni umwami w'abami. Imana ni Imana iri hejuru ya byose. Icyubahiro ni icy'Imana. Mute. Karame.
ibi bintu ndashaka kugira nyine abantu baze kubyumva neza. Hari abantu bacika intege mu bintu byinshi. Nanone reka nongera ngusobanurireho gato kuri ibyo by'abasirikare n'ibiki n'ibiki. Uzi impamvu bo bafite icyubahiro bagabana? Yego. Nuza mu Rwanda uzavuga ngo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Nujya i Buganda uvuga ngo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Buganda. Yego. Nujya muri Amerika uzasanga nyakubahwa perezida wa Repubulika yo muri Amerika. Nugera mu Rwanda uzasanga kapiteni w'ingabo, generali w'ingabo, umukuru w'ingabo. No mu Buganda nuko na hehe nuko. Ariko nta handi hantu uzasanga Imana ishobora byose ngo bakubwire ngo ifite indi mana imbere yayo. Yego. Niyo yonyine rero yo kubahwa, icyubahiro ni icyayo mu isi no mu ijuru, niko ijambo ry'Imana rivuga. Kandi mamanya n'umutima wanjye Fiake. Amen. Amen. Ese mute, okay, nkunda kubikubaza cyane nkakubwira ngo turi abantu. Yego. Rimwe na rimwe hari igihe tugera mu bibazo pe, mu bibazo tugahangana n'ubuzima. Yego. Ukumva neza intege ziracitse zirageze. Yego. Wemera gucumura cyangwa se gukora icyaha kugira ngo usimbuke cya kigeragezo? Oya, umukristo wa nyawe, umwana w'Imana, njyewe. Yego. Ntago nakwemera gucumura kugira ngo nsimbuke cya kigeragezo. Gucumura ntago mvuze ngo ntago nacumura. Yego. Ndi umuntu nyiri muri ino si, fashe intambara, ntago ndi marayika. Yego. Ariko ndagerageza. Ntago najya gukora icyaha mbizi neza kandi mbishaka. Yego. Ngo nukugira ngo nce muri cya kindi. Ahubwo njyewe njya ku karago, kira amavi hasi, nkabwira Imana ngo Mana niba ngibura bishoboye. Njya nkunda kwibukiriza Imana, nkayibutsa ibyo yankoreye. Nkabwira Imana ngo Mana cyagihe ibuka naragutabaje uranyumva. Cyagihe Mana nabyo bya bindi warabinyishije bitarakuyeho. Yego. Mana urabishoboye. Noneho nkasaba Imana imbaraga zo kugira ngo mbicemo. Kandi mbashe guhangana nabyo. Yego. Aha, noneho abantu baraza kudufasha muri comment hasi kugira ngo wa mugani tujye turushaho no gusobanukirwa ibintu dufatanije n'umuryango mugari ukurikira Dolphins TV. Kandi nizeye neza ko ibintu bizagenda neza uko turushaho kubikundisha abantu no kubikora. Nge nemera ko iyo umuntu yizeye ibintu biba. Utagiye ujya mu myizerere y'abandi, wowe ubwawe ukwizera kwawe guhagaze gute cyangwa se ibintu bifata gute? Aha, nzabikora. Aha, yego mute. Nabazaga ngo ni iki kintu kigutera ubwoba ukumva ubudahangarwa bw'Imana neza bukuvuyeho, ucitse intege, ibintu byose ukumva nyine byanze, ugatakambira Imana ukumva nayo isa nkaho itakwitayeho ariko wibwira nyine ni iki kintu kigutera ubwoba muri ibyo byose? No kuvuga ngo njyewe ikintu kintera ubwoba ni igihe mbona ntambikiriye ngiye mu murongo Imana itanshakamo. Yego. Icyo nicyo kintu kintera ubwoba, nkumva umutima njye ngira ibuka mu mutima wanjye. Njye ngira ikintu cyo kwibuka cyane. Yego. Mbese nkumva umutima wanjye ugize ubwoba kandi nkumva uranyibukije uwo ndiwe. Yego. Ubwoba buhita bunyica kuko nkumva kuko hari ahantu nari ndenze umurongo, nari ngiye ahatagerwa. Nkumva ngize ubwoba mu mutima, nkagaruka nkongera nkegera Imana, nkasaba Imana imbabazi. Yego. Nkumva ubwoba burashize. Ariko ntago nagira mu kanya ngo numve kuko Imana tutari kumwe. Ko ako kanya nigeze kukageramo. Bikomeye mbona Imana tutari kumwe, nyihamagara nkumva ntago ihari, mbese nkumva kuko ntashaka no kwihamagara ngo inyumve. Icyo gihe nakigeze kukijyamo. Ariko ubu ngubu kuva nakizwa namenya Kristo ntago nagira muri icyo gihe ngo mvuge ngo ntago Imana ihari. Ahubwo iyo mbonye bikomeye ndavuga nti Mana nibi urabishoboye. Yego. Benshi batekereza ko kuri iyi si tugira imyizere igiye itandukanye.
wenda dushobora kuvuga ubudahangarwa bw'Imana, Imana rurema, Imana rugira, Imana ariko Imana ishobora byose, Imana yera. noneho tukongeraho Imana y'u Rwanda. Imana y'u Rwanda yirirwa ahandi gataha i Rwanda. Ako nje sinzi impamvu aho hantu ntabwo njya nemeranya naho. Nje nemera kuko Imana ibera hose icyarimwe. Rero nimba Imana ibera hose icyarimwe, ntabwo ugira aho yirirwa, ntabwo ugira aho irara, ihabera icyarimwe. Oya ariko uwo ni umuco w'Abanyarwanda. None se umuco w'Abanyarwanda, Imana y'u Rwanda ko numvishe kwa Rutanga rw'amaboko, naho bavuga Imana y'u Rwanda, kandi Imana yabo ko nayumvishe, yaba ari yo Mana uvuze yirirwa ahandi gataha i Rwanda. Nicyo kintu nashaka ko tuza no kugeraho mu nyuma, ariko reka manze naho ngaho ndi kuganisha. Mute Imana y'u Rwanda bavuga ni Imana rurema yaremye ibi bintu byose tubona, Imana rugira, Imana rwagisha. Uwo ni umuco w'Abanyarwanda. Yego. Ariko icyo gihe yari imyizerere, nyuma y'abamisiyoneri nibwo haje nyine noneho kuyidefinisa muri byose. Imana ibera hose icyarimwe, ariko n'ubundi ntago bikuyeho Abanyarwanda ko Abanyarwanda icyo gihe bizeraga Imana, barayizeraga ariko nyine batabisobanukiwe cyane. None se ntaguciye mu ijambo, Abanyarwanda turikunda ntimukikunde. Ntabwo Imana yirirwa ahandi ngo itahe i Rwanda ariho irara. Njyewe nabaye mu mahanga ya kure, mba muri za Saudi Arabia, mbaheye kandi mbayeho mu buzima bubi, ariko nijoro twarararanaga n'Imana, ngenda bizi ko yararaga iruhande rwanjye ikanandinda. Kandi n'ikindi cya kabiri, nese kuvuze ngo babivugaga kera ngo yirirwa ahandi gataha i Rwanda. Mu Rwanda baranicanaga nijoro bakanatemanagurana, batemaguranaga yasinziriye. Imana yo mu ijuru ishobora byose, bakristo bene data, abakurikiye inzira y'umusaraba, inshuti za Yesu, njyewe ndahamya nashidikanya ko Imana yo mu ijuru ibera hose icyarimwe. Imana ishobora byose ibera hose icyarimwe. Aka kanya hano turirahari, aho ngaho uri irahari, ibyo urimo byose irakureba, ijisho ry'Imana riguhoraho. Imana ibera hose icyarimwe. Njyewe niko imyumvire, muzadufasha mu bishyira no muri comment. Yego ubivuze neza, wabaye mu bihugu by'amahanga muri Saudi Arabia, ntekereza ko ari mu Barabu. Yego. Mu Barabu abenshi usanga ari Abasilamu, ariko iyo tugiye no mu Buhinde nabo bagira Imana bizera. No mu Rwanda irahari. Mu Rwanda barazifite ariko ntabwo ari Imana, ni ibigirwamana. Ndagira ngo utandukanye icyo kintu, utandukanye Imana n'ikigirwamana. Na Bibiliya irabivuga. Bamwe basenga ibishushanyo babyita Imana, abahinde basenga inka bakazita Imana, ariko nge Imana nzi ni utaza kwiteranya n'abantu. Oya, reka nze nkubwire, utaza kwiteranya n'abantu. Nko n'uwo muhindura kuvuga ngo izo nka arayisenga akayizera, akabona bya bindi yayisabye. Iyi Satani aratanga. None se ugira ngo ibintu byose abantu bafite babihabwa n'Imana? Nese kuki bavangwera iminanti zirahari? None se kuki abantu bavangwa ngo uriya ngakorera ngo Satani kandi kumugaragaro? Yego. Ntago mvuze ko batabihabwa n'ibibumbano byabo cyangwa n'ibigirwamana byabo cyangwa n'ibishushanyo byabo. Ariko Imana ishobora byose iza hejuru yabyo, kuko haraho nigeze gusoma muri Bibiliya ngo abakonikoni ngo Mose yakoze inzoka. Ni Mose wakoze inzoka nini? N'abakonikoni nabo bakazikora nyinshi na ndetse, ariko yanzuka Mose yakoze ikamira za zindi zose. Twabibonye ahanga mu ijambo ry'Imana twahasomye. Twabonye kuko Imana yategetse bagakubita inkoni, bagakubita ivumbi rigahinduka inda. Ngo abakonikoni barabikoze biranga, ngo barangije babwira Farawo umwami wabo, ngo baramubwira ngo biriya byakozwe n'urutoki rw'Imana. Imana ishimwe. Nago mvuze ko batabikora cyangwa batasenga ibyo biti ngo babibwire bagire gute. Yeme no kwa Rutanga rw'amaboko naho haba Imana yabo naramwibone arimo no kubivuga, namubonye kuri TV. Ariko Imana ishobora byose, Imana ibera hose icyarimwe. Ntago ari ikigirwamana, itandukanye n'ibigirwamana, itandukanye
itandukanye na Bayali, ni Imana ishobora byose, ni Imana idahangarwa, Imana ishimwe, nta kindi wayigereranya nayo. Ngewe iyo niyo Mana nzi, niyo Mana nkorera, niyo Mana yanjye. Yego. Ariko ubwo nuhura n'umuhinde ntabwo muzarwana? Oya, ntabwo ngewe ndwana, nta n'umuntu niteranya nawe, nta n'umuntu naje ahangaha guhangana nawe. Ngewe nkunda kwibwirira abantu kuri Delphine Mutesi, nta guhangana kuhaba, nta kurwana kuhaba, nta gucurirana kuhaba. Kuha ikintu kihabera no kuvuga Imana, nkayivuga nk'uko ari Imana, nkabwira n'abantu ngo nimureke Imana yitwa Imana. Nta muntu rero tuzahura ngo turwane, nta n'uwo tuzahura ngo tugire gute. Ngewe nzivugira Imana nzi, Imana ishobora byose, Imana itabangikanywa, Imana itari ikigirwamana, Imana itari Bayali, Imana yaremye isi n'ijuru n'isi ikadendeza n'inyanja. Imana yaremye buri kimwe, ikarema n'ibyo bigirwamana bikiniramo. Ni Imana yaremye buri kimwe cyose, niyo yonyine rero yo kwizerwa. Imana ishimwe. Yego, urakoze cyane. Twihuse cyane, reka twongere turebe akandi kantu gatoya. Hari abantu bagira kwizera bitandukanye. Ese ni iki gituma wizera ko Imana ishoboye byose? Ikintu ngiye gituma nizeye ko Imana ishoboye byose, rero umbaje n'ikibazo kinisubije. Ikintu gitumye nizera ko Imana ishobora byose nuko ishobora byose. Aho rero niho ngutegeye, nuko ishobora byose nyine. Mu itangiriro haravuga ngo ijambo yariho, yahozeho, kandi yari Imana, kandi niwe waremye byose. Kuba yari Imana yararemye byose ikabishyira ku isi, nanjye nkayisangaho n'aka kanya nkaba nyiyiriho, nkaba ngewe nkanjye Mutesi mfite aho Imana yagiye inkura, uko nagiye mbona Imana, nkabona aho Imana yakuye igihugu cy'u Rwanda, nkabona aho Imana yagiye ikura abantu bayo, n'aka kanya nkaba mbona ibintu Imana ikora ikidukorera. Bituma mvuga ko Imana ishobora byose, kuko na Bibiliya yonyine ubwayo irabimbwira ngo ishobora byose. Mfite rero ibihamya kuko Imana ishobora byose, nabigwa n'inyuma, nabihagararaho mbese nkabyemeza. Ndumva kwizera kwawe n'udacogora rwose, Imana izakugirira neza. Kandi impamvu nari nakoze iki kiganiro, nyaboneka ntuze kubyumva nabi, ahangaha ntabwo turi guhangana, ntabwo turi kugera gute. Nibura abantu bamenye ko n'ijambo ry'Imana naryo ubwaryo risobanura ibintu bibaho n'ibintu bigaragara, kandi ndetse cyane nkanga reka nze kugufashaho gatoya. Jya soma nko muri Yobu, muri Yobu igice cya mbere. Reka mashake muri Yobu. Yobu igice cy'akangahe? Igice cya mbere. Yego. Usoma kuri uwo murongo wa mbere. Reka nsimagere, koranabuhanga rigenda gakeya, Imana itubabarire. Oya, nsomera umurongo wa 13. Ndacyahashaka. Ayowe. Bra network ibirimo genda gakeya, kandi ngo ni koranabuhanga ryaraje. Umurongo waho wa kabiri. Oya, soma igice cya mbere umurongo wa 13. Umurongo wa 13. Ugere ku wa 15. Umurongo waho wa 13 haravuga ngo maze umunsi umwe abahungu be n'abakobwa be barasangira maze abahungu be n'abakobwa be barasangiraga, banywera vino mu nzu ya mukuru wabo, banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza imbitsi kuri Yobu iti. Nuko haza imbitsi kuri Yobu iti, amapfizi
amapfizi yahingaga n'indogobe zarishaga iruhande rwayo. Tujye ku murongo wa 15. yego. maze basheba muri hangana gusoma birangora babyisukamo, maze basheba babyisukamo barabinyaga, ndetse bicisha abagaragu inkota. Ninjye warokotse njyenyine wo kubikubikira, wo kuza gutanga amakuru. Ya bindi bajye bavuga ngo nta gupfira gushira. Yego. Ameze oya si ngombwa, reka turekera aho ngaho. Impamvu y'ibyo byose nanjye nashaka kuza kunganira aho ngaho. Mu budahangarwa bw'Imana nibura hari igihe habaho isomo, bavuga ngo nibura havemo umwe, si uko bari babuze ubushobozi n'uwo ngubwo bwo kumuhitana, ariko bakavuga ati baho, igihe cyawe ntikiragera. Ariko ibyo byose ni ukubera iki? Ni ukubera Imana. So niyo mpamvu nari nateguye kuri iyi topic yo kuvuga ku budahangarwa bw'Imana. Abantu babyumva bigiye bitandukanye, kandi hari igihe bafata ubudahangarwa bw'Imana bakabugereranya n'ubudahangarwa bwabo. Biratandukanye. Hari abantu ubudahangarwa bw'Imana nta gupfa, ariko abantu turapfa. Imana ntabwo izarimbuka, ariko izarimbura. Sibyo? Yego. Mute nishimye cyane, kandi reka n'abantu bakomeje kudukurikira bumve ko Imana mu by'ukuri, Imana ifite ubudahangarwa butarondoreka. Ntabwo bugira umupaka, nta rugero bugira. Ubudahangarwa bw'Imana nyine ni ubudahangarwa bw'Imana, ni isanzure, ni bugari cyane. Uyu munsi abantu barumirwa. Uyu munsi ikiganiro cyacu cyari gituje, kiri hasi cyane. Yego. Twari turi mu budahangarwa bw'Imana, twari tuburimo. Ubudahangarwa bw'Imana nta bisobanuro bikanganye bufite, mbese nta komanteri burimo. Yego. Nta guhakana kurimo. Ni ubudahangarwa nyine bw'Imana bwuzuye. Ntabwo rero twabugeranya n'icyubahiro cy'abantu. Ntabwo ubudahangarwa bw'Imana bubuza umuntu gupfa, kuko abana b'Imana barapfa. Yego. Abakozi b'Imana barapfa, abafite ibyaha n'abatabifite barapfa. Yego. Ariko ubudahangarwa bw'Imana butanga ubugingo, buzajyana abantu mu ijuru. Yego. Mute noneho twihuse cyane tugana no ku musozo. Hari byanga byakunda, wowe nk'umuvugabutumwa, umusomyi wa Bibiliya cyane, umwanariza se cyangwa umusesenguzi ku jambo ry'Imana, hari ijambo nibura Bibiliya ndacyayiga kuyisoma, ariko ibyo nsomyemo nanjye ngerageza kubisangiza abantu. Noneho ntekereza, ntabwo ndi umuhanga. Tekereza ukuntu ukiga Bibiliya n'ubushobozi yifiteho. Ngemba numiwe ntakubeshye. Ariko byanga byakunda ntago wabura akajambo kari kugufasha muri iyi minsi, natwe wadusangiza tugana no ku musozo w'iki kiganiro. Ijambo ry'Imana, ngewe nakubwiye nti ijambo ry'Imana niryo mba ndifite buri munsi, ntago binsaba kurishakisha cyangwa kuritegura. Ngewe aho nyerekeje apfa kuba ari mu ijambo ry'Imana, niho njya. Reka nshake ijambo ry'Imana rero dusome. Nzakorera Imana nkiriho. Suzi no kuririmba? Nzakorera ngifite igihe, ngewe nzayikorera, nzakorera Uwiteka. Nzi kuririmba, ndi umuhanzi. Reka twisomere muri Zaburi. Yego. Zaburi buriya ndayikunda, iramfasha. Yego. Dusome ku murongo waho wa mbere.
Zaburi ya mbere ku murongo waho wa mbere haravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ngo ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Ni ijambo ry'Imana ribivuze muri Zaburi. Urahirwa rero wowe utagendera mu migambi y'abanyabyaha, ngo mucure imigambi, tugiye kwica kanaka, tugiye kuvuga kanaka, tugiye kwiba, tugiye gusambana, tugiye kuroga, ibibi byose mbese. Ngo hahirwa umuntu utagendera muri iyo migambi y'ababi. Ngo harongera haravuga ngo nahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Guhagarara mu nzira y'abanyabyaha, ntujye mu bikundi by'abanyabyaha, mu butsiko bw'abanyabyaha, mu nama z'abanyabyaha, ntuterane mu nama z'abanyabyaha, ngo ntuhagararane n'abanyabyaha. Niko ijambo ry'Imana rivuze. Harongera avuga ngo niyicarane n'abakobanyi. Wari wasangaga kundi nk'ahantu bicaye banegurana, ukumva wenda baravuze ati kanaka bimeze gutya na gutya, aha naha kabaye. Mbese umuntu wese utagendera muri ako gakundi k'abanyabyaha ngo arahirwa. Niko ijambo ry'Imana rivuze. Kera nanjye nicaraga mu gakundi k'abakobanyi, abaneguranyi, nkirirwa mvuga abantu ngo kwa kanaka bimeze gutya, ngo kanaka yambwiye, yaravuze, ororororo, mbese mpurura. Ngo hahirwa umuntu, hashimwe Yesu kuko yankijije, mbabariye na kibijyamo ibyo, nabaye umwana w'Imana. Ngo hahirwa umuntu uticarana n'abakobanyi. Ku murongo wa kabiri aravuga ngo hahirwa ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Ngo uwo muntu utagendera muri izo gurupe, utagendera muri ayo makipe y'ababi, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Imana ishimwe. Ngo kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na ninjoro. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe bene data. Ngo ijambo ry'Imana ryabanje kutubwira nyine, ritubwira abanyabyaha, bakobanya, baneguranye ibiki n'ibiki. Ngo ariko hahirwa umuntu utagendera muri ibyo, ngo ahubwo uwo muntu amategeko ye, haleluya, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Imana ishimwe Fiacre. Yewe nishimira amategeko y'Imana. Wishimira amategeko y'Imana. Umwana w'Imana yishimira amategeko y'Imana. Usanga akenshi abantu bice, wahura n'umuntu mu nzira ukamubwiriza, Imana iguha umugisha. Wasanga umuntu arimo gukora icyaha, ukamubwiriza, Imana iguha umugisha. Reka tubwire abantu Imana, tubwire abantu kugira neza kw'Imana. Dufite ahantu henshi Imana yagiye dukura mu bintu bikomeye, mu bintu bibi by'umwanda, ariko hari abasigayeyo. Dufite amahirwe yo kubwira abantu, tukababwira Imana, tubwire abantu kugira neza kw'Imana, kuko Imana iravuze ngo umuntu utagendera muri izo nzira mbi, ngo umuntu utagendera muri iyo makipe, mu bintu by'ibyaha, ngo we ngo amategeko y'Imana ngo niyo yishimira. Ngo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na ninjoro. Ahora atekereza Imana, ahora yivugira Imana, kuko ari mu buntu bw'Imana. Imana ishimwe. Ngo azahwana n'igiti giteye hafi y'umugezi, ngo cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo. Imana yacu ishimwe. Imana yacu habwa icyubahiro bene data. Ngo uwo muntu azahwana, mbese azamera. Ngo uwo muntu ameze nk'igiti giteye ku mugezi, ngo cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo. Haleluya. Mbese kituma, ngo gihora cyera, gitohagiye nyine, ngo gitohagiye, ngo cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo. Uwo ni umwana w'Imana Kristo yishimira. Uwo ni umwana w'Imana wuzuye ijambo ry'Imana, wuzuye kugira neza kw'Imana, wuzuye ubuntu bw'Imana. Haleluya. Wuzuye Kristo uhura na bagenzi bakababwira Imana, uhura n'abasinze akababwira ati va mu gusinda, akabereka ububi bw'inzoga, uhura n'abasambanya
akavuga ati ni icyaha Imana yanga Yego. kiyenukira ni icyaha cy'inyongobeza bugingo gikorerwa mu muntu uhura n'abicanyi akababwira ati kwicana ni bibi. Yego. Haleluya, Imana ishimwe. Amen. Ngo cyera imbuto mu gihe cyacyo. Umwana w'Imana uvuga Imana ko bwije nuko bukeye, ku manywa na nijoro, umwana w'Imana uhora mu buntu bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Yego. Ngababi ntibamera batyo. Haleluya. Amen. Ngababi ntago bamera batyo. Ababi bahora bahangayitse, ababi barababaye, kwicana byarabamaze, ishyari ryarabamaze, nta mahoro yo mu mutima bafite, baragurumana, bararushye. Hari kurasi nkunda igivuga ngo barabira ibyuya kwa Satani, barabira ibyuya kubera ubusinzi, barabira ibyuya kubera ubusambanyi, kwa Satani barabira ibyuya. Yego. Ngo ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Yego. Fiake, Imana ishimwe. Amen. Fiake, wigeze wakuriye ababyeyi bawe barakijijwe? Yego. Wakuze uri umwana uri mu rugo rukijijwe. Imyaka yawe n'ukuntu ngana, Imana ishimwe kuko uzi Imana. Yego. Ariko hari abandi bana bari mu kigero cyawe cyangwa bari hasi yawe cyangwa bari hejuru yawe gato, barimo kubira ibyuya, Satani arimo gukoresha igitugu, barara muri kirabu, banywa za mugo, banywa urumogi, banywa amasigara, basambana, barushye. Uhura n'umwana ukavuga turiya n'umusazi. Yego. Ukabona neza byararangiye. Hari ababyeyi bangana nkanjye bari muri uko kuzimu, bari muri uko kubira ibyuya. Fiake, hashimwe Yesu. Bwoko bw'Imana, nshuti z'umusaraba, hashimwe Imana ifite aho yadukuye. Yego. Kwa Satani ho bagutwaza igitugu, urakora waba ubishaka waba utabishaka, ujya mu kazi. Imana ishimwe kuko haleluya, Kristo shimwe kuko waje ukaducunguza amaraso yawe. Kristo shimwe kuko waje ugapfa mu cyimbo cyacu. Kristo shimwe kuko waje ukikorera ibyari bituvuna. Kristo shimwe kuko waje ukaturuhu. Ushimwe Kristo ufite aho wadukuye hakomeye. Amen. Ushimwe Mwami w'abami, ndagushimye, ndongera ndagushimye. Ufite aho wadukuye Mwami hari hakomeye, ndongera ndabyibutse. Urera Mwami urakomeye. Ushimwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ngababi ngo ntibamera batyo, ngo ahubwo bahwana ngo n'umurama ngo utumurwa ngo n'umuyaga. Yego. Kristo ushimwe. Abantu bakora ibyaha, abanyabyaha, abanze kwihana, baburirwa buri munsi mukanga kumva. Ijambo ry'Imana riravuze ngo mumeze nk'umurama ngo utumurwa n'umuyaga. Yego. Haleluya. Amen. Kristo nagushimye, nongera ndasenze. Mpagaze mu budahangarwa bwawe, mpagaze mu budahangarwa bwawe Jehova, mu mbabazi zawe, mu rukundo rwawe, mu kugira neza kwawe. Ongera Mwami ugabanya abarimbuka, ongera abakizwa Yesu. Ongera usanga ababyeyi ku mihanda bararushye, ongera usanga urubyiruko Mwami mu mabari mu byaha bararushye hirya no hino. Ongera nyaguhora ku ngoma Imana, ongera umanura imbabazi zawe, ongera umanura kugira neza kwawe Mwami. Vana abana bawe bareka gutumurwa n'umuyaga, bareka kumera nk'umurama Yesu we, ahubwo bamere nk'igiti ngo giteye ku mugezi, ngo gishashagirana gitohagiye, ngo cyera imbuto mu gihe cyacyo. Izina ryawe rihabwa icyubahiro Jehova, ijambo ryawe rijye mu mitima, rijye mu matwi y'abakumvira. Mwami Imana yacu, rigendagenda ku mitima y'ubwoko bwawe. Reka abantu bawe Mwami Imana wongera ubabohore, babahoze igitugu Mwami, baratwagwa igitugu kwa Satani, barakora gato na mbwene Yesu we.
ndabizi ni habi mwami narahabaye yego ongera ineza yawe n'ubuntu bwawe ujye ku bantu bawe mwami w'abami reka ijambo ryawe ryongere rigendagende mu mitima y'abantu mwami rigendagende ku misozi ku mihanda mu bibaya mu bubari mwami mu mihanda mu mabuwate mu maseka hose ukureye ubwoko bwawe Yesu urakoze kuko uri Imana yumva gusenga urakoze kukiranuka mwami nguhaye icyubahiro kuko uri mwiza izina ryawe rihabwa icyubahiro ni none n'iteka ryose mbisabye nizeye Kristo amen 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 mutereka tujye ku musozo wakoze cyane uyu munsi watubwirije neza twandi twasobanukiwe reka nizere ko wowe ukomeje kudukurikira wakanze subscribe making sure ko ibyo bintu wabikoze share and comment kugira ngo dukomeze kwagura umuryango mugari wa Dolphins TV reka amahoro y'Imana bane namwe basezere ciao ciao